Tugiye kuganira ku gaciro ndetse n'akamaro ko gukorera ku igenamigambi cyangwa se gukorera ku iteganyabikorwa. Twebwe nk'abayisilamu tugakora ibyo twateguye tukabyemeranyaho, hanyuma tukabishyiramo imbaraga zacu zose tukabihuriza hamwe, maze tukagera ku iterambere. Iyo turebye neza mu nyigisho z'ubuyisilamu, harimo inyigisho zitandukanye z'ubuzima bwose, harimo rero no gutegura ibyo abantu bazakora, bakabitegura mbere, bakabyemeranyaho, hanyuma bagashyiramo imbaraga zo kugira ngo bigerweho kandi bose bakabifatanyamo. Iyo rero abantu mu muryango mugari w'abantu baba bakeneye ibintu byinshi cyane, iyo bakeneye byinshi rero kugira ngo babashe kubigeraho, bisaba yuko babanza gutoranya ibyihutirwa kurusha ibindi cyangwa ibikenewe cyane kurusha ibindi. No mu buzima busanzwe, reka dufate urugero, umuntu ashobora kuba afite abana cyangwa umwana, ariko umwana akeneye byinshi, amashuri igihe cyo gutangira kirageze, akeneye minerivare, akeneye imyenda, akeneye inkweto, akeneye n'ibikinisho n'ibindi wenda byo kumunezeza mu buzima busanzwe. Ariko igihe cyo kwiga kirageze kandi hakenewe minerivare. Umubyeyi akaba adashoboye kubikorera rimwe byose. Icyo gihe ikintu gikiza uwo mubyeyi ni ukubasha kumenya ngo ubu ko ntafite ubushobozi bwo gukora byose, igikenewe kurusha ibindi ni ikihe ngo ari cyo mperaho, ari cyo ntangiriraho. Icyo nicyo twita priority. Kumenya igikenewe cyane muri bya bindi byinshi ukeneye ni ikihe. Cyo bita taqdim al-awlawiyya wa ikhtiyaruhu. Nuvuga ngo guhitamo igikenewe kurusha ibindi. Wa hadha amrun hamun fi at-takhtit. Icyo ni ikintu cyangombwa cyane mu gutegura ibyo wifuza kugeraho. Ugomba kumenya ngo ma huwa al-awlawiyya, igikenewe cyane ni ikihe kurusha ibindi. Imana subhanahu wa ta'ala yigishije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama في تحديد الأولوية، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. Imana yohereje intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, abantu bose bari bakeneye ubutumwa bw'Imana, ariko Imana yaramubwiye ngo wa anzir ashirataka al-aqrabin. كانت الأولوية في بداية الدعوة أن يبدأ بعشيرته وأن يبدأ بأهله وأقاربه، وهذا تحديد الأولوية. نبري الدعوة مكفوق بتمنا Imana yohereje intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, abantu bose bari bakeneye ubutumwa bw'Imana muri icyo gihe mu ntangiro y'ubutumwa, ariko Imana iramubwira ngo kubera yuko bose utabagereraho rimwe, tangirira kubibanze. Imana iramubwira ngo hera ku bantu bawe ba hafi mu muryango. Hamwe nuko bose bari bakeneye dawa, ariko Imana yamuhitiyemo igikenewe guheraho kurusha ibindi. Urumva harimo kwigisha abantu ngo abantu bose bishobora kuba ibintu bikenewe ari byinshi, ariko ukamenya ngo ikibanza ni iki ngiki. Ni ukuvuga nanone wa musahamatul jami', hagomba kubamo nanone abantu bose. Tumaze kubona icyambere mu iteganyabikorwa cyangwa igenamigambi ryo kugenda ibyo abantu bazageraho, nuko hagomba kubanza kwemeranywa ngo turifuza kuba iki byibanze kurusha ibindi. Cyo bita gusetinga priority, ukamenya ngo ibyihutirwa ni ibi. Icya kabiri, nanone abantu bose bagomba kugira uruhare bose, nkuko tugiye kwibona kandi mu nyigisho z'idini yacu. Iyo tumaze kwemeranya ngo tugiye gukora iki, twakyemeranyije ko gikenewe kurusha ibindi, hakurikiraho kuvuga ngo uruhare rwanjye nawe, uruhare rwacu twese ni uruhe kugira ngo tuzabashe kugera kuri cya kintu dukeneye. Nuvuga ngo nta ugomba gusigara, twese tugomba kujyanamo, hanyuma tukemeranya ngo buri wese agira uruhare rwe kugira ngo tugere kuri bya bindi. Nkuko twabivuze, iteganyabikorwa ni ikintu cyangombwa mu mibereho y'abantu. Kugira igenamigambi, bakagira ibyo bifuza kugeraho. Niyo mpamvu ubuyobozi nk'ubuyobozi bushya bwanyu bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, turi gutegura imbanzirizamushinga y'ibikorwa by'ibanze twifuza kugeraho mu gihe cy'imyaka 5 insha Allah.
tuzaza tuzabiganiraho, ariko twitegure, tuzatanga ibitekerezo, ariko twitegure tureba ibintu binini bizatugeza ku iterambere rirambye, hahandi buri wese ababara kavuga ati hari icyo dukeneye kugeraho iki n'iki na kiriya. Mu minsi mike ya inshallah tuzabageraho mu misigiti, mutanga ibitekerezo, hanyuma tunemeranye uko twese tuzagira uruhare. Icyo bisabwa rero ni kimwe gusa, abishyize hamwe Allah arabasanga akabatera inkunga. Icyo ni cyambere, ni gukomeza kubaka ubumwe bwacu no gukomeza gushyira hamwe, ariko noneho ibyo tuzemeranyaho nanone twese tuzabihurizaho imbaraga zacu zose. Ubwo tuvuga imbaraga zacu zose, ntago ari ukuvuga ngo n'abayisilamu bahakuri uyu musigiti gusa, nta nubwo ari ukuvuga ngo n'abayisilamu muri aka karere gusa, nta nubwo ari ukuvuga ngo nabo mu mujyi wa Kigali gusa, ahubwo icyo tuzemeranya nubwo cyaba kigiye gukorwa i Kigali, n'abayisilamu mu burasirazuba, nabo mu burengerazuba, nabo mu majyepfo, nabo mu majyaruguru, mu bice byose by'igihugu, intera izaba ari imwe. Twese tuvuga ngo igikorwa cya mbere ku murongo ni iki ngiki, twese tugihurizeho imbaraga zacu zose. Nitukirangiza tuvuge ngo icya kabiri ni iki ngiki, nacyo tukirangiza. Nikizaba kigiye kubakwa mu mujyi, n'abatarawo mu mujyi kizaba ari icyabo, bazagihurizaho imbaraga zabo zose. Nikizaba kigiye kubakwa mu majyepfo, ntago tuzavuga ngo sisi watu wa mjini ngo icyacu ni icyacu gusa. Oya, twese turi abayisilamu, twese turi bamwe, turabemera Imana. Icyabariya kibari icyawe, n'icyawe kibari icyabo, liannana ikhwatun, kuko twese turabemera Imana, kandi abemera Imana bose innamal mu'minuna ikhwa, abemera Imana bose ni abavandimwe. Bavandimwe b'Isilamu rero, uwo niwo murongo mu ncamakeya, nubwo tuzawuganiraho ku burebure, atari umwanya mutoya nk'uyu, ariko muri rusange dutangire twumve muri iyo njyana, twumve ko duhamagarirwa gushyira imbaraga zacu zose hamwe, ibyo twemeranyijeho tukabihurizaho imbaraga kugira ngo tubivane mu nzira, birangire vuba. Icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, uko tuzabona bigenda bikurikirana hakurikijwe ikihutirwa kurusha ikindi. Nguko uko abantu batera imbere, hari ibyo baba bihoreye bivuga ko batabikeneye, baba babikeneye, ariko bakavuga ngo ahangaha niho dukeneye cyane kurusha ahandi. Ubwo bakemeranya yuko rero bose bagomba kujyana mu njyana imwe, kuko Imana ivuga iti innamal mu'minuna ikhwa, ngo abemera Imana bose n'abavandimwe. Uwo niwo murongo twifuza kugenderaho inshallah, dusaba Imana ngo izadushoboze tuwushyire mu bikorwa, kandi dukomeze dushyire hamwe imbaraga zacu, dukomeze twubake ubumwe bwacu, dukomeze twubake ubuvandimwe bwacu, hanyuma tunashyira hamwe n'imbaraga, kuko kuba abavandimwe no kuba bamwe bisobanuye no gukorera hamwe, no guhuza icyerekezo, no gushyiraho icyo twifuza kugeraho, tukemeranya na buri wese uko azagira uruhare, kandi ntawe usigaye nkuko twayibonye, abatoya, abakuru, abishoboye, abakene, buri wese ntagabura uruhare rwe, yaba n'igitekerezo, yaba n'amaboko. Ibyo byose ntawe ubura icyo atanga mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala.